ahangaha iyi porasiyo ukuntu iraza gukorwa, ukuntu nayitondeye nkayigaho, hano urabona hari izina Karara. Ubundi Murungisabe nawe sinari muzi. Njyewe numvaga izina Murungisabe, numvaga nyine ari umuntu w'umugore, numvaga ari umugore pe. Ntabwo nari nzi ko burya Murungisabe ari n'umugabo. Nta muntu ukuruta, nta muntu uruta undi, ahubwo ikintu twese dutandukaniyeho ni ukuvuga ngo abantu ntitureba kimwe. Hari abareba cyane, hari ababona gake, hari abatabona na gake. Ni ukuvuga ngo hari abamurikiwe babasha kubona urumuri imbere y'abandi, barakurikira, nuko abandi igihe nabo baruboneye barakurikira. Twese tugenda ku ishene imwe dushoreranye. Niyo handi nakubwiye ngo Imana yaremye umuntu, imaze kumurema ibona ko ari ngombwa, iramusinziriza imukuramo undi. Bivuze ngo agaciro k'umuntu n'ubundi kari kamwe, nta wagombaga kuruta undi, kuko n'ubundi umuntu wa kabiri yavuye mu wa mbere. Ubwo bivuze ngo wa muntu wa mbere ni nawe muntu wa kabiri. Abantu twese turangana, turaringaniye. So bimeze bite rero? Kuri ino nshuro ubundi ingingo yacu y'uyu munsi iravuga iti: kuki abantu dukomeza kwitana ba mwana dushingiye ku ngingo y'umugabo witwa Yago Pondante? So abantu ba hano i Kigali cyangwa bo mu Rwanda n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda bakoresha social media mu buryo butandukanye, ni ukuvuga ngo amaze iminsi ikibazo cy'umugabo witwa Yago. Ni gute twese twisanze turi werewere ntagaye n'akakajwi, hanyuma tukemera ibintu Yago yagendaga avuga, tukamushyigikira, bamwe tukanaba abafana be, tukiyita ngo ni big energy. Biriya bintu byaje gute? Kuki dukomeje gukurikira Yago tukumva yuko ibyo avuga byose ari ukuri? Avuga ko atubeshya yuko ngo ashaka yuko twubaka umuryango nyarwanda, ariko se mbere na mbere yatangiye ataka, turamwumva, turavuga tuti nyamara uyu mugabo ibintu ari kuvuga wasanga ari byo. Twongeye twitegereje kuri bamwe tureba kure cyane, nkatwe b'abadogiteri, b'abantu b'abajyanama bakuru. Ubundi njyewe naribajije, Yago ibintu ari kuvuga byashoboka ko ari byo, ariko kuri ino nshuro haje kwadukana none. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko Yago ataka yasize abanje guta uwo bita Jihadi hanze. Amaze guta Jihadi hanze, yerekana video ye yarimo yikora ibyo yigira. Hari ibyo yari arimo yigira, nyine ntashaka kuvuga mu mazina kuko murabizi, ababikurikiye murabizi. Ni ukuvuga ngo yarigiraga nyine. Urumva umuntu iyo yigira hari ibyo aba yigiramo nyine mu buryo buri aho ngaho. So ibyo bibaho, turabyumva, biratambuka. Hanyuma bimaze gutambuka, Yago akurikizaho gutaka avuga yuko abantu bamumereye nabi, baramugambanira, bakora nyine mu buryo bugiye butandukanye ngo babashe kumurwanya, babashe kuba bamushyira hasi, nyine bamwangize ku buryo bugiye butandukanye. Noneho Yago abaho, biba ngombwa yuko haza abantu batangira kugenda bamubwira bati Yago rekeraho, twakumvise ibyo bintu nyine, gerageza ubigarukirizaho koko, twubake umuryango nyarwanda, turebe, dukore operasiyo n'ibindi, tugufashe rwose, udufashe utuze ibyo bintu bigarukira aho ngaho. Noneho Yago agumya kugenda nyine yigarurira imitima y'abantu benshi, avuga ukuntu ari kugaragaza ukuri, avuga abo bita basabe, avuga Rocky Kimomo, avuga abana yafashije, avuga abo yahaye amafaranga muri za studio kugira ngo basohore indirimbo. Nyine bavuga buri muntu nyine mu
ko yamufashije aho byavaga n'aho byageraga, ibyo turarikurikira. Ariko Yago arongera arakomeza nyine bibaho, ukabona none umuntu runaka inshuti ye yamugiriye inama, n'undi yamugiriye inama, n'indi yamugiriye inama, bikabaho nyine ukagira ngo koko byakemutse byarangiye. Ariko kuri no nshuro ubundi ikintu ngewe kinzanye, sinsanzwe nivanga muri ibi. Yago namumenya ari uko nyine habayeho ibyo bibazo, najyaga numva Yago, sinari nzi ifoto ye, sinari nkeneye no kuyireba, ariko guhera icyo gihe nibwo natangiye gukurikirana ngo Yago ninde. Maze kumenya Yago, nakurikijeho kugenda amenya abandi, buri wese muri ka yagendaga mu kirego nyine yagendaga aregwaho. Nk'umuntu w'umujyanama mukuru, umuntu uba ureba kure cyane, naje kwitegereza nsanga Yago ari gutaka, nakurikiza ibyo abandi bari kuvuga bati Yago ari mukuri, nyine nanjye ngenda nyobaho gakeya, cyangwa se ngenda ngerageza kumwumvaho gakeya, ariko nyine ubwo urumva amarangamutima yabaga yamwimukiyeho. Ariko kuri no nshuro ndabona atari ko ibintu bigomba gukomeza. Yago ari kutubeshya, Yago ari kutubeshya ngo ari kubaka umuryango nyarwanda, ariko ari gufatanya n'abandi bantu kugenda ahubwo asenya icyo ari kwita umuryango nyarwanda ngo ari kubaka. Njye ahubwo naje kwitegereza nsanga Yago ari kugenda amunga, asenya, yangiza, aho ageza kubita banguranya, ku buryo bishobora kuzarangira Yago ataye abantu benshi hasi, abantu benshi basebye ibintu nyine bigiye. Yahereye kuri Jihad, ibyo yamukoze mwarabibonye. Ntago nje kumubangisha kuko nanjye nari nabaye umwe mu bafana be, ariko kuri no nshuro noneho ibyabaye aha nakuzaniye icyo bita operasiyo Murungi Sabe. Operasiyo Murungi Sabe ngo imeze gute? Murabona uru rutonde ngufitiye ahangaha. Ni ukuvuga ngo ahangaha iyi operasiyo ukuntu iraza gukorwa, ukuntu nayitondeye nkayigaho. Hano urabona hari izina Karara. Karara ni umuntu uraho nawe uri kuri social media za YouTube n'izindi, sinzi aho bahurira. Hanyuma hakaza nanone umuntu witwa John. Uyu nawe n'undi muntu nawe ngufitiye hano, impamvu aribo mbanje nuko aribo nkomoko ya operasiyo Murungi Sabe. Hanyuma hano haza kuzamo Yago Pondate. Yago Pondate tuzi neza yuko ejo bundi yavuye i Kigali avuze ati ngewe ndagiye, mvuye mu Rwanda ngiye Bugande, mpunze agatsiko k'abagizi ba nabi. Hanyuma aragenda atwereka ko yagezeyo, nyine tubona ko ariyo, biraho birarangira. Ejo bundi rero haza kuvuka swaga y'umugabo witwa Murungi Sabe. Ubundi Murungi Sabe nawe sinari muzi. Ngeyo numvaga izina Murungi Sabe, numvaga nyine ari umuntu w'umugore, numvaga ari umugore pe. Ntago nari nzi ko burya Murungi Sabe ari n'umugabo. Nari nzi ko Murungi Sabe ari umudamu cyangwa se ari umukobwa witwa nyine Murungi Sabe. Namenye ko Murungi Sabe ari umugabo ejo bundi Yago agiye i Bugande. Wibaze nyine imyaka nari imaze nk'abantu dukoresha social media, tureba za televiziyo, twumva ibiganiro bigiye bitandukanye. Ngewe urumva ibyo bintu ntabwo nigeze mbijyamo, sinari nzi ibyo ari byo. Rero ahangaha muri iyi operasiyo ukuntu ngewe nayinjiyemo, iyi operasiyo Murungi Sabe ni umuntu w'umuyutubazi, afite aho aziraniye na ba Yago, yewe hari byinshi bahuriyemo, ni inshuti nyine zitandukanye. Hanyuma yaje kugira gutya mu minsi ishize, aragenda ajya ngo kwa Ngwino Undebe. Ngwino Ndebe ni umudamu nawe utuye ahantu mu gipangu ngo kirimo inzu 3,
izo nzu eshatu imwe ibamwo mukuru we, indi ituyemo umugabo witwa John. John namuberetse hepfo. Uyu John aziranye na Karara. Karara nawe ni umuyutubazi uje vuba cyangwa se umazeho igihe. Ntabwo uyu nari muzi, namumenye ari uko havutse operasiyo ya Murungi Sabe. Hanyuma John aho yari yicaye iwe ngo yagiye kubona ngo abona ngo Murungi Sabe aje kwa Ngwino Ndebe, ariko Ngwino Ndebe iri zina nyine aya ni ya mazina abantu bagenda biyita kuri za social media, nk'uko wumva ngo umushi washomye, umushi utarya inyama, nyine gutyo ya mazina bari aho ngaho, ariko uyu nawe afite izina rye bwite. Murungi Sabe ngo ahageze yaje yambaye ikigofero, hanyuma ahageze yinjira mu nzu. John aba yamuteye imboni, ariko uyu John yamuteye imboni. John nk'uko agenda abigarukaho, nabonye yagiye kwa Yago. Yago ari i Bugande. Iyi swaga imaze iminsi itarenze 5 ibayeho cyangwa se 7 aho uboneye iki kiganiro mukoreye. Ni ukuvuga ngo iyo operasiyo njyewe nitegereje nkareba uburyo iteguye, nkareba aho biva bikajya, nsanga nk'uko bamwe bagenda babigarukaho, njyewe ntabwo aribo ndagenderaho, kuko njyewe nakubwiye ngo ahangaha nkoresha ibitekerezo byanjye bwite, hanyuma nkongeraho bikeya nasomye ahandi, nkabihuza nkareba ahantu bihurira. Niyo mpamvu nanjye mbikubwira nk'ibitekerezo byanjye bwite, kugira ngo nawe utaza kwizera ibyo nakubwiye, ahubwo ugomba gukoresha nawe iyawe nyurabwenge. Aba bagabo rero bakomeje kugenda baducanga. Ku buryo baducanga ni gute? Byahuriranye gute kugira ngo John tutazi muri social media, tutazi mu bintu ibyo ari byo byose, aturane na Ngwino Ndebe, hanyuma Murungi Sabe agiye kugira uko yigenza kwa Ngwino Ndebe, hanyuma nagerayo operasiyo yo gufata amashusho bikozwe na John ndetse we n'undi muntu avuga ko yahamagaye, hanyuma bikarangira Ngwino Ndebe asohotse ngo aje kwiyama ngo uwo muntu ngo wari uje guhamagara Sabe ngo nasohoka mubwire. Hanyuma uyu Ngwino Ndebe agasohoka hanze agakoresha chat n'ibindi bakoresheje, hanyuma ahagaze ku idirishya John yari arimo mu nzu. John akaba ari gufata amashusho, yewe kugeza n'ubwo abasha ngo kuzuminga ngo akurikirane amenye na application bari bari gukoresha. Ibyo byose bikabera ku idirishya rya John. Hanyuma ibyo byose ngiye numva bwari uburyo bumeze nk'ubusa nk'ubwateguwe kugira ngo buri kimenyetso cyose gifatika kize kubonwa gishyirwa ahagaragara, video ifatwe, nimara gufatwa ihabwe Karara itangaze nk'umuntu nawe bashobora kuba bafite ndetse n'ahantu banaziranye, avuga ko nawe bamuhemukiye. Uburyo bamuhemukiyemo simbuze, sinzi ari ubuhe. Uyu Ngwino Ndebe afite umugabo we, Murungi Sabe afite umudamu we, hanyuma izi n'ingwe ebyiri zije gusenyuka bikozwe na operasiyo John yifashishijemo Karara. Hanyuma Yago Pondante nawe akabona nanone content yo kwereka abantu ati nimurebe ati nababwiraga ukuri. Ni ukuvuga ngo twebwe ubundi niba utari ikiwerewere nk'uko ka kajwi abivuga, niba uri umuntu nawe uzi gushishoza, undebere uncungire urebe ngo bitwaye iki kugira ngo John abe yicaye imbere ya kamera yo kwa Yago i Bugande ari kuvuga uburyo yakoze operasiyo yo gufata video ya Murungi Sabe. Byaje no kumuviramo ngo gusimbuka igipangu, yamara gusimbuka igipangu ubundi akagwa akavunika amaguru. Uyu John akajyana Sabe kwa muganga we n'abandi bari kumwe, hajemo n'abandi benshi yewe n'inzego z'ibanze
nk'ab'imidugudu n'isibo byo mw'ako gace ndumva baritabiriye kuko byose yabivuze biri kwa Yago. Ahangaha witegereje neza usanga ahangaha agakino karimo ari akahe, kuvuga ngo ahangaha harimo agakino kateguwe, ni ibintu byateguwe, ni ibintu byizweho, ni ukuvuga ngo ngwino ndebe afite aho ahuriye na Yago, afite aho ahuriye na Karara, afite aho ahuriye na John ndetse na Yago, kuko ahangaha ndetse na Murungi Sabin. Ni ukuvuga ngo ngwino ndebe we nk'umuntu bari baje kureba bagasanga John yiteguye gufata video, ndetse John yari afite n'umuntu yararitse hafi agahita amuhamagara agahita ahagera. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byari byateguwe, nubwo byaje kuvamo ibyago, uwo bashakaga gufatira mu cyuho bakamufata amafoto bazabona ayo bagenda bakwirakwiza babeshya ngo bari kwerekana ukuri. Aha nta kuri kurimo, ahubwo ni ukugumya gusenya, nta cyubaka hano kirimo. Twebwe nk'abantu dushishoza, dutekereza, tureba kure, ni ukuvuga ngo ahangaha Yago akomeje kugenda acana umuriro awukongeza, azamura inkongi. Ni ukuvuga ngo agenda yijijisha, aryarya n'abandi bantu bagenda bamukurikira bitwaje ngo yarahemukiwe, yagiriwe nabi, nawe akomeje guhemuka, cyangwa se ntazi yuko ari guhemuka, ari kwihimura. Ariko burya ni ukuvuga ngo uyu John inama namugira cyangwa se ikintu namubwira, nk'uko yabwiye Yago ati nk'uko yabwiye Sabati ibi bintu wabivuyemo, nanjye John ndamubwiye nti aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Ntabwo ikihutirwaga ko ari ugufata video ya Murungi Sabin, kuko n'ubundi iyi video cyari kigamije ko ari ukuyicuruza cyangwa kuyihererekanya, cyane yuko yivugira yuko Karara yamuhaye amafaranga 50,000 nyuma yo kumuha iyo video. Nubwo avuga yuko ngo atari menshi bamuhaye, bivuze ko we n'ukuntu ayifatiye video ngo yagombaga guhabwa amafaranga menshi, ariko ashimira ko ngo bamuhaye 50,000. Ariko si 50,000 byonyine biva ku iyi video, kuko naho ngaho yagiye i Bugande naho hari ayandi azavanayo. Ndetse avuga yuko atari asanzwe avugira kuri za social media, ariko ikigaragara yarabakurikiraga bose, amakuru yari ayafite, yari abizi neza, yari asanzwe azi neza yuko Murungi Sabin agenda kwa ngwino ndebe. Ni ukuvuga ngo aya ni amakuru yari azi neza, ni nayo mpamvu yahise amenya Karara hari ibyo yari yaratangaje kera. Ni ukuvuga ngo uyu yarabikurikiranaga, nawe ashaka uburyo ki amenyana na Karara, bapanga uburyo ki bazafatira Murungi Sabin mu cyaha. Ni ukuvuga ngo byarangiye umugambi bawugezeho, nubwo uwo bagenzaga w'icyaha nawe yashatse kwirwanaho ngo acike adafashwe, ariko byarangiye nyine n'ubundi umunsi w'umujura bari iminsi 40, ubwo nyine wa 41 wari wageze arafatwa, nubwo byagenze nabi. Ariko ahangaha tumubwire ngo pole condoléance, gusa nagarukiraho nyine nawe yihane n'ibyo banamubwiraga. Ariko John amenye ko umugabo aguye undi ateraho utwatsi. N'aba bose bakomeza kwishima kuri Murungi Sabin, nari nzi yuko ari n'umugore, naje kumenya ko ari umugabo ejo bundi vuba ngana n'ibyumweru 2 bishize. Ni ukuvuga ngo ibi birangire, inzego zikomeje kugenda zivuga ziti mugarukiraho ibintu by'ibyaha byo gukorerwa kuri za social media n'ibindi. Murabizi yuko ibi bintu harimo ibihano, hari naho nabonye batangaje ko icyaha kiramutse kigufashe cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi, ushobora gufungwa iminsi cyangwa se imyaka 5, hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10. Kuvuga ngo ibi bintu nyine biba biriho bigenda bisirikira, bigenda bicaho gutyo, nyine tugenda tubibona gutyo, tugafana twiruka tutazi ngo ninde wapfuye. Nuko rero ariko nyine
ngira ngo namwe murabyumva, ushoboye kwanariza ugakurikirana ukareba ibyo ari byo, ahangaha ushobora kuzibonera neza uburyo ibi bintu bifite ahantu hanini bihuriye. Kuko niba John aziranye na Karara kandi John akaba aturanye na Ngwino Ndebe, kandi Ngwino Ndebe akaba ari inshoreke ya Murungi Sabe, ni ukuvuga ngo ibi bintu bigomba kuba bifite ahantu bihuriye, uburyo byateguwemo, ni ukuvuga ngo video igashyirwa nyine ku karubanda bikarangira ndetse anavunikiyemo amaguru. Kuko noneho nabonye abandi batipe nabo bagiye gufata ibimenyetso, bigize Rambo, baragenda bafata imetero ngo bajya gupima ngo urukuta rwaho ngo Sabe yamanutse, arangije ngo aragwa, ngo barapima basanga ngo ni metero 2 ngo n'ibindi sinzi niba ari 2 niba ari 3, ariko bivuga ngo ibi bintu bikomeje gufata indi ntera. Twabonye ibya Jihad, dukurikije ibya Sabe, kandi ibi byose biri kuba mu gihe gitoya, no kuvuga ngo n'abandi mwitegure, aba batipe ntago bari ewana, ndabona babahagurukiye, ariko nyine nta kundi. So ibi tube tubihiniye aha, twebwe twikomereze ku byacu. Niraza Media n'ubundi narababwiye ngo iki giti ntabwo ewana we twabanye utigeze urambirwa, ndagira ngo noneho gucurangira akaririmbo kagufiya k'umugabo bita Rewanyika. Wewe unawako nyumbani na mimi nawako nyumbani, chukia nini kati yangu mimi na wewe? Chukia nini kati yangu mimi na wewe? Sina makosa we Bwana, sina makosa we